turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Isano TV show, aho tugenda tubagezaho amakuru agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, yaba amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo n'andi makuru abagenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Tugiye kubabwira rero igitaramo cya The Ben, igitaramo umuhanzi The Ben yakoreye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Igitaramo cyari cyitabiriwe n'imbaga nyamwinshi, kirimo abasitari bagiye batandukanye, barimo DJ Brian na DJ Manudi, aho bari kugenda basusurutsa mu miziki igiye itandukanye, bagenda bayivangavanga, barimo Green P nawe wahawe umwanya akomeza asusurutsa abari bitabiriye icyo gitaramo. Ni igitaramo The Ben yari ari kumwe n'umuhanzi Nirema Namakura uturuka mu gihugu cya Uganda. Wabonaga ko ari ibintu byiza cyane. Mu kurangira kw'icyo gitaramo rero hari bagiye bifotoreza ku muhanzi The Ben, abakunzi b'umuhanzi The Ben bagenda bifotoza bafata udufoto kabisa. Hari ifoto cyangwa se video yashyizwe hanze yagaragaye y'umukobwa mwiza cyane rwose, wifotoranyije n'umuhanzi The Ben. Ni video iri kugenda itavugwaho rumwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo The Ben wararengereye, ngo ufite umugore ari we Uwicyeza Pamela, bavuga ngo ntabwo wari ukwiye gufata ifoto imeze kuriya. Bamwe babinenga, abandi bavuga ngo ni ibintu bibaho muri show busy by'abahanzi, bavuga ngo n'undi wese byamubaho. Ariko benshi bakomeje bavuga ati se The Ben tuvuge ko bibaza ngo yari yasinze, kandi abandi bavuga ati ari amarangamutima yaturutse. Ni video nk'uko muri kugenda mubibona, umuhanzi The Ben aho yifotoreje ari gufata rwose uriya mukobwa bifotoranije, mubona ko rwose bameze neza bose, ubona ko bishimye. Ariko imbuga nkoranyambaga zikaba ziri kugenda zivuga ati why The Ben yafashe iriya foto kandi afite Uwicyeza Pamela. Yafashe ifoto ubona ko bishimye cyane, ubona yuko buri wese bari kubifiringa. Ariko abanyamakuru, abandi bakorera kuri social media bakaba bakomeje kuvuga kuri iriya foto The Ben yafatanye n'uriya mukobwa, akaba ari umufana we. Bamwe bakaba baravuze ngo ni ibintu bisanzwe nk'abahanzi kuba umuhanzi yakwishimana n'umufana we bagafata video bakishima. Ariko abandi nabo bakaba bavuga ati ntabwo ari byo, nk'umuntu w'umusitari, umuntu wari uri imbere ya kamera azi yuko ari kumwe n'abandi bagiye batandukanye, imbaga nyamwinshi ari we iri kugenda ihangaho amaso. Bamwe bakaba bavuze bati The Ben biriya ni ibiki wakoreye i Musanze muri kiriya gitaramo. Ni igitaramo rero cyari kirimo abasitari bagiye batandukanye nk'uko twabababwiye, ndetse cyari cyitabiriwe ku bwinshi. Ni igitaramo kwinjira amafaranga make, itike ya make yari amafaranga 15,000. Ni igitaramo rero cyari kirimo Muyoboke Alex na Enoke, murumuna wa The Ben. Muyoboke Alex nawe akunze kurebera inyungu z'umuhanzi The Ben. Ngibyo rero ibyavuzwe muri icyo gitaramo bitari kugenda bivugwaho rumwe ku ifoto cyangwa se video yafashwe umuhanzi The Ben arimo arifotozanya n'umufana we i Musanze kuri stage. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isano TV show.